kandi barasaba bari ndetse n'abashyitsi badusuye kuri uyu munsi nk'uko mubizi rero uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuhanzi. Kuri iyi nshuro tunejejwe no kuwizihiza turushaho kunoza ubuhanzi bwacu, ariko kandi tukaza no kumurika bimwe mu bintu dukoresheje. Ariko twagize umugisha ni ubuntu bugeretse ku bundi. Twagize umushyitsi nyakubahwa umushyitsi mukuru w'iyi koperative Igisubizo, duhurijwe n'ubuhanzi bugiye butandukanye. Abantu barahuze mu mirimo, ariko kandi twahisemo kwihuriza hamwe kugira ngo bwa buryo bwacu bw'imbaraga turusheho guteza imbere kandi byihuse. Koperative Igisubizo baramutse abanyamuryango, ariko kandi namwe inshuti z'iyi koperative Igisubizo. Nitwa Kamanzi yemera gukotana, agahugu kazakiraho nta nyungura zihagaze rukaburwa muri nzoroguza. Nkaba bitunguka mu batwese imigambi bishima rumwe n'ibyaramenyesha, maze byibishira ushabika nk'ubukombe nyine ifeza mu mugabo nkesha inganzuro ufite. Hanyuma rero ku munsi nk'uyu mwiza twagira ubuntu bwo guterana nakunze umutagara wanyu rwose. Nahoze mbona abasore b'umutagara ubarwa mu magana, ni banini cyane, bafite ibituza bingana amabuno y'inzovu rwose, nabo mwabashimye. Hanyuma rero ngewe ndi umukozi muri minisiteri ishinzwe urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Nkaba naje ngo turebere hamwe icyateza imbere ubuhanzi bwacu rwose n'abahanzi muri rusange, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti ubuhanzi inkingi y'ubukungu burambye. arakoze umushyitsi wacu, ariko kandi twongeye gushima leta y'u Rwanda yongera kutuzirikana ku munsi nk'uyu bagashyira ubuhanzi ku isonga. Ariko kandi nyakubahwa umushyitsi mukuru, ntabwo turi kukwakiriza umutagara gusa ndetse n'ikaze, ahubwo nkundire nze gutumira intore maze zize zitarame. Ndaza guhamagara abo buhanzi mberajisho muze guserukana bwa bihangano byanyu bitajorwa, maze nseruka urubuga ni ahanyu, musakare ingamba mwizihirwe kandi mutara mu Rwanda mu mfuruka zose, ubufundo bugoye, ubwanacyambwe, ubunyambere ndetse n'umuryango Gisaka mu Rwesanga. Ariko kandi ndaza kubabwira ngo n'umuryango hegera n'ibihugu bye mu Mbone Sangwe maze gutarama. Ikaze.
nyakubahwa umushyitsi mukuru kugira ngo nabikubwire ko igitaramo cyacu kiba kimeze tugicuruza ari umwaka tukagicutsa ari urukatsi ndiyo rero yaseruka rubuga nakubwiraga amaso arakubwira ni ukuri ndumva ibyurirwe bicoje ubworo bikukira igitwariro ni ukuri ibintu bisanzwe ariko kandi nizere ko ubuhanzi mbonera-jisho ndavuga mbera-jisho nizere ko nabwo mutabuheje muri aka gati k'inkubirane mu mbyino n'imyambarire burya dore se muzi ko ari ibendera mpagararizi ry'umuco n'indangagaciro by'ishyanga ryacu mu mahanga reka burya ubukerarugendo ntabwo buzuyaza bwabaye bukombe binyuze muri ubu buhanzi mbonera-jisho nk'uku kose mu myambarire yabo burya amahanga arabyumva akumva yaza kudusura hanyuma rero mwibuke gukorana n'ibigo by'imari rwose ni byiza dore ko hambere aha banki ya Kigali iherutse gushyira hanze umushinga wo gukorana n'abahanzi iyi leta dukunda yaradukunze
cyane ubuhanzi bwanyu nasanzwe butagorwa hanyuma ngo rero burya ibimureba by'ubuhanzi nujya kubona ukabona umuntu nk'ubu buhanzi bw'ibishushanyo mbonera n'amashusho ubu rwose budateshuka bwagize isi kwangiza ibijanga byacu hejuru imituri bw'icumita igicu irya ku mucyo rikengerana ibikari rwose n'intoshi idahusha intego ubuhanzi mbese ko ari umuhundu ugenda umuhundu utetereza ishomera ikigende cyamunyura mu rukundo ni ukuri intore iyo zihamiriza ndabikunda dore ubuhanzi iyindi bwazibagwirije ku mubiri rwose muhange maze mujyeyo kandi mujye kure twe turabikunda maze igihugu cyacu giteyemo amata n'ubuki gikesha ubuhanzi maze kandi mujye mwibuka no gushima mbese muribuka bitari uko bicaniro bica ubworo umugabo udutwaye ngo rirere ibirahuri ndavuga Kagame Paul akomeje kudutunza ashyigikira ubuhanzi maze mujye mwibuka ko ubuhanzi bukomoka ku mazina y'inka mbese muze dore yabashingiye ibikingi maze mutwereke ibyo mwagezeho arakoze umushyitsi mukuru uwagira yagira u Rwanda kandi uwagira umutware yagira ibyurizo bishinamba ariko kandi aragize ati amazina y'inka imwe mu buhanzi bukuru mu Rwanda mu muco wacu unyemerere maze nanjye mu gutaramire kwibwire nanjye ati ndende barwanya umuvugo n'ibisonga Ruda
ubuhanzi bwacu bubyara inyungu urabona cyo kubonera hano rwose ndabona urebye ngo urebye mu icapira ryegera ryuzuza amarangi neza neza rubyiruko igihugu kirabashima kubwo guhagurukira umurimo binyuze mu buhanzi bwanyu ibi mukora ni inkingi y'ubukungu burambye bukaba isoko ikuba ubutunzi buri wese rero nkundire afata injishi ye ku ruhembe rwe dusigasire igisenge twiyubakira u Rwanda